based on temporary feelings. ndagira ngo wumve aya ni ya magambo y'ubwenge mbega mba nkuzaniye ngo ubanze wowe urebe ibyari byo urebemo ayagufasha cyangwa se mbega urebe ayo wahereza na bagenzi bawe byibuza ngabe yabafasha. Reka twumve. Twari dutangiranye n'ijambo batubwira ngo ntukazajye ufata ibyemezo bizamara igihe kirekire ushingiye mbega ku myumvire y'igihe gitoya. Ntukazajya ufata igitekerezo mbega gikaka icyemezo kizamara igihe kirekire ushingiye ku tuntu mbega tw'amafuti twa hatoya twa hato na hato. Ibyo bintu mujye mubyirinda. Two things define you: your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything. Ibintu bibiri byonyine nibyo bigomba kugusobanura wowe ubwawe. Ibintu bibiri, tega amatwi wumve ngo ni ibihe. Mbere na mbere ugomba kugira ikintu bita kwitonda. Igihe mbega nta kintu ufite ugomba kwitonda. Icyo si icya mbere kigomba kugusobanura wowe ubwitonzi igihe nta kintu ufite. Icya kabiri ugomba kugira imyitwarire igihe ufite buri kimwe. Ugomba mbega kugira uko uteye igihe buri kimwe ugifite, ariko igihe nta na kimwe ufite ugomba kwitonda ukihangana. A negative mind will never give you a positive life. Ikindi kintu hano bari kutubwira ngo igitekerezo kibi kizaguha ubuzima bwiza. Igitekerezo kibi ntabwo kizaguha ubuzima bwiza. Sorry ho gato. Ahangaha igitekerezo kibi ntabwo kizaguha ubuzima bwiza. Believing in yourself is the first secret of success. Ikindi kintu bakomeza kutubwira ngo kwiyizera niryo banga rya mbere ryo kugera ku ntsinzi. Kwiyizera ba bantu batiyizera nyine urumva kugera ku ntsinzi biba bigoranye, ariko bari kutubwira ngo kwiyizera wowe ubwawe niyo ntambwe ya mbere cyangwa se niryo banga rya mbere ryo gushyika ku ntsinzi. Your greatest asset in the world is your mindset. Ikindi umutungo wawe ukomeye muri iyi si cyangwa se mbega mu isi ubayemo, umutungo wawe ukomeye ni ibitekerezo byawe. If you can stay positive in a negative situation, you win. Ikindi bari kutubwira ahangaha ngo niba uri wa muntu ubasha kuguma yemye mbega muri situation mbi uzatsinda. Mbega uratsinda pe iyo ugumye mbega wemye ukagumiza witwara neza uri mu buryo bwiza mu ruhande rwiza mu bibazo mbega uratsinda. Ahangaha icyo bishaka kuvuga ni uko mbega kwitwara neza mu bintu bigoranye birangira utsinze. Never tolerate disrespect, not even from yourself. Ikindi aha bari kutubwira ngo ntuzihanganire agasuzuguro, ndetse nawe ubwawe ntuzigere mbega wemera kwisuzugura. Ntuzihanganire agasuzuguro kandi nawe ntuzemere kwisuzugura. You can't reach what's in front of you until let go of what's behind you. Ikindi bari kutubwira ahangaha ntushobora kugera ku kiri imbere yawe kugeza igihe utaretse ikiri inyuma yawe. Aya magambo uri kuyumva, ntabwo uzigera ubasha gushyika ku kintu ushaka kugeraho udasize cyangwa se kugeza igihe utaretse icyo kiri inyuma yawe. Niba mbega kugira ngo ugere imbere nuko ugomba kurekuza icyo kiri inyuma yawe. Mwige gutakaza kugira ngo mugere ku biri imbere yanyu. Everyone leaves. Learn how to survive alone. Ikindi kintu bari kutubwira ahangaha ngo buri wese agera akagusiga, ariko wowe uzige kubaho wenyine. Before you act, decide. Before you decide, think. Before you think, focus. Ahangaha bari kutubwira ngo ikintu mbega mugomba kwitondera, mugomba gutangaho mbega attention paying attention nuko mbere yuko ugira icyo ukora uzajya ubanza mbega ufata icyemezo, kandi na mbere yuko ufata icyemezo uzajya ubanza utekereza, kandi mbere yuko utekereza uzajya ubanza witonde. Icyo kintu uri kucyumva? Mbere yuko ugira icyo ukora jya ubanza ufata icyemezo, mbere yuko ufata icyemezo kandi uzajya ubanza utekereze, kandi na mbere yuko utekereza
ujye ubanza witonde. Your comfort zone is killing your potential. Ikindi mbega uruhande rusa nkaho rugufatiye runini ni nko kwica mbega ububasha bwawe. Uruhande rugufatiye ubunini mbega n'ububasha bwawe. Mbega comfort zone yawe ni ukwica imbaraga zawe cyangwa se mbega ubushobozi bwawe bukajya hasi. Your only limit is you. Ikindi kandi iherezo ryawe ni wowe wenyine. Mbega iherezo ryawe ryonyine ni wowe ubwawe, ni wowe iherezo ryawe. Bivuze ngo ahangaha igihe ukiriho buri kimwe kiba gishoboka. Mbega kugeza igihe uzapfira buri kimwe uba wabasha kugikora. Iherezo ryawe ni wowe. Words without action mean nothing. Ahangaha barakomeza batubwira ngo amagambo atagira ibikorwa nta kintu asobanuye. Ahangaha uri kubyumva, amagambo mbega atagira igikorwa nta kintu asobanuye pe. When you lean to survive without anyone, you can survive anything. Ikindi kintu ahangaha bari kutubwira ngo iyo umenye kubaho, mbega iyo umenye kuba wabaho nta muntu ukeneye, ushobora byibuza kugira ikintu urokora. Ahangaha uri kubyumva, mbega iyo wize kubaho nta muntu muri kumwe, hari ikintu ushobora kuramura. Ibyo bintu uri kubyumva we, ba bantu mbega babaho bazi ko bazajya bafashwa n'abandi oya. Ahubwo ahangaha bari kutubwira ngo iyo utangiye kwiga kubaho nta muntu muri kumwe, ushobora kugira ikintu uramura. Failure is the greatest teacher. Ahangaha bagakomeza batubwira ngo gutsindwa ni umwarimu w'igihangange, ni umwarimu mbega ukomeye cyane. Kuba watsinzwe mbega ni nk'isomo mbega cyangwa se ni inyigisho mbega biguhaye, uwo ni umwarimu. Gutsindwa kwawe ni umwarimu wungutse mu buzima. Akwigisha iki rero? Akwigisha nyine, urabona iyo utsinzwe wiga noneho ukuntu ubutaha uzatsinda. Gutsindwa rero ni umwarimu ukomeye cyane mu buzima. Die with memories, not dreams. Ikindi bari kukubwira ngo nyamuneka uzapfe wibuka ariko ntuzapfana inzozi. Icyo kintu uri kucyumva? Uzapfe mbega hari ibintu wibuka ariko ntuzapfana inzozi. You only live once, but if you do it right, once is enough. Ikindi kintu bari kutubwira ahangaha nuko buriya ngo kubaho ni rimwe gusa. Umuntu abaho rimwe gusa, na mbega nta yindi shuro umuntu abaho. Umuntu abaho rimwe gusa, ariko iryo rimwe iyo ribayeho neza riba rihagije. Niko bari kutubwira. Mbega kubaho ni rimwe, amahirwe atangwa rimwe, ariko iyo ubayeho neza muri iryo rimwe riba rihagije. The big lesson in life is never be scared of anyone or anything. Buriya ngo isomo rikomeye mu buzima ni ukutagira umuntu utinya cyangwa se ngo ugire ikintu utinya. Iryo ni ryo somo rikomeye mu buzima. Kutagira umuntu utinya ndetse no kutagira ikintu utinya. Iryo ni ryo somo rikomeye mu buzima. Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. Ikindi kintu bari kukubwira ahangaha wowe uri gutega amatwi ni Ramba TV, kandi unabanza kureba ko hakoze subscribe hasi aho ngaho kugira ngo nyine ibiganiro by'ubwenge nk'ibi ngibi bijye bibasha kukugeraho. Nyine ugomba no gukanda ku kayogera. Ikindi kintu bari kukubwira ngo buriya ngo ntuzasenge ngo ubone ubuzima bworoshye, ahubwo uzasenga kugira ngo ubone imbaraga zigufasha kunyura muri bwa buzima bugoye. Icyo kintu uri kucyumva? Ntuzigere wowe usenga kugira ngo ubone ubuzima bworoshye, ahubwo uzasenge ngo ubone imbaraga zigufasha kunyura muri bwa buzima bugoye. Ayo ni amagambo nyine y'ubwenge uba ugomba gutega amatwi kugira ngo ubashe gusavayivinga neza, cyangwa se mbega ubashe kubaho neza. Rero banza urebe hasi aho ngaho ko wakanze subscribe, hasigaye ukande ku kayogera bikomeze kwibonera. Iyi ngiyi ni Ramba TV ukomeje gukurikira. Reka mubwire ngo ciao ciao, duhuriye mu biganiro bigiye gukurikira iki ngiki.